umudugudu namubajije mu gitondo ngo uko utampereye umwana igikoma ngo kandi mfite abana barwaye, aransubiza ati ngo nsange mu rugo, ngo ugisange mu rugo ngo ngende nkinywereyo. Ndamusubiza ngo none se Mutekano Aburahamu Burakamu namubwiye ati ngo Mutekano ngo urabona ntafite abana barwaye ngo kandi mfite n'abana batoya ngo kuki utampaye igikoma ngo nihere abana. Aransubiza ngo ngende ngo bagiteke mbasange mu rugo. Ndamubwira ngo ndaza kukinywa njyenyine se abana banjye urabubagaburiye. Arambwira ati ngo nimba utaza ngo ubyihorere. Ubwo rero ndasaba kugira ngo nanjye bamfashirize abana, dore nguyu yishwe n'inzara aranarwaye, hari n'undi urwaye n'abasabiye igikoma barakinyina, dore n'umwuzukuru yatambutse mu gitondo asanga ndi gufura. Mutekano nari ndi kuvugana n'umugore wankurikiye, arangije ari kumbwira ukuntu umugore wankurikiye bamuhaye iroba mu bantu 7. Arangije umugore wankurikiye arayanga, aravuga ati Mutekano kubwo agahinda n'umubabaro mfite sinshobora kwemera iroba mu bantu 7 rwose yijyanire. Nuko arangije ndavuga nterega nuko baba batazi uko inzara iryana, nkagira uko mbaho nk'abandi, bakamigishoro nanjye ngakora nk'abandi cyangwa se ngatera imbere. Ubu se bimeze bite ko inzara iranyishe, umwana nukurara arira mu buriri, uwo Mutekano ajya tumuze tubahe ibikoma tubahe ibiceri, ubu ejo bayipakure tumeze nabi. N'abazunguzayi na korona itaraza twaragendaga mu muhanda bakabimena. Ntabwo yandembaye, ntabwo ari kugaburira bese yariye inzara koko na korona itaraza umuntu yikoraga agataro bakamwirukankana bakabimwambura bakabimena. Ubu se nkanjye ndarembye pe, mfasabira ubuvugizi. Uwiteka azaguha umugisha, uyu mugabo Uwiteka azamuha umugisha yukwemaye gahunga icyo inusu n'undi bagera n'iki. Uwiteka azagiye gute? Icyo nababwira biteko nawe n'abaturanyi bakama neza, bite bagiye ku murongo bakagira ngo bari gukurikira ku mazina, ubundi barabungurukira mu kazo katwarana. Burabira byambabaje, ariko Imana igeze gute? Ara ntabwo ari ugira. Reba uriya mwana bashizemo amapengo mu gitondo, uriya wagize gute? Wagurisha ibihumbi 10, wumvishe afashe umwana ngo avuye kuri noze ngo avuye gucuruza icyo bitajya n'intogi. Oya njye ndi umunyonzi. Uvuga ko umwana wa perezida ari reka rigenda byuka saa 8 ngiye gushaka ibiceri. Ikibazo ngingarukaho ni ikijyanye n'ibi bijyanye n'ibiryo. Ikibazo neza ku barangamutima yanjye ndashidikanya nuko nzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatanze inkunga ifatika ishoboka, ntacyo atakoze. Aho tukibaza nk'abayobozi bacu babigeza he, babinyuze hehe ko tutabibona? Abo nkanye mfite abana 4 ariko ntari cyo na kimwe bamaye, mfite imyaka 25. Nyirashatse ni mutoya cyane ko ubuzima bw'inayemo, ariko rwose abana nabafite, ariko nk'ubwo ejo batazi ibyo kurya nta kiba kimwe baduhaye. Yakazi kanye ndi umuzunguzayi, nta hantu nanyaka bizi n'abazunguzayi perezida barwanye ngo ave mu muhanda, naho naviriyemo nta kintu ndi kubona, nizo mfasha ziri kuza sizingereho. Ubu se turakora iki? Abaturage nyine nk'uko babivuze barababaye, biteye n'agahinda. Nanjye ubwanjye nagiyeyo, ntabwo nari nsanzwe njyayo, hajyagayo abavandimwe banjye, ariko ngiye nanjye nagiyeyo nirebeye, njye bari banampiritse. Ariko nyine ntabwo tuba tuzi ko biba byagenze, ntabwo tuzi uko baba babigenjeje, ariko by'umwihariko mu mudugudu wa Muremera dukeneye ubuvugizi. Dufite ubuyobozi bubi, uwitwa Mutekano we bimeze nabi cyane, abafitanye bifu n'abaturage, abasore bo hari n'igihe baba bashaka no kumukubita.
mbese biteye ubwoba mu kuvuganira abaturage by'umwihariko. Murakoze cyane kandi turabashimira abanyamakuru kuba mwaje naha kutureba, twari dukeneye ko muza kutureba by'umwihariko, turabashimiye. Minisitiri w'ubutegetsi yarabivuze, yavuze ko umunyarwanda uzicwa n'inzara, ko ibyo kurya bihari mu bigega bihari, kandi twebwe turashonje. ubu we nakwiye no gufasha nitwa Tuyishime Emmanuel, nkaba ndi umuturage utuye mu mudugudu wa Muremera mu kagari ka Karuruma, umurenge wa Gatsata. Guma mu rugo hari ibyo yagabanyije byinshi bigaragara, ariko ni bamwe nk'uko nabibonye ejo mu gihe twafataga iyi inkunga iyi bari kudutera. Ntabwo ari twese, ariko hari abandi baturage bacikanwe. Kuba nishimye ndi jyenyine wenda narabonye iyo nkunga, abandi batarayibonye, nabyo byabayemo ikibazo. Ni ukuvuga ngo bamwe barishimye abandi ntibishimye. Mu gihe wikoreraga ugacyura wenda tuvuge 3,000 ukaba nta n'igihumbi winjiza, cyane cyane nko ku bapangayi ba nyiramazu bari kubaka amafaranga, nta kintu bari kwinjiza ntaki, kandi ugasanga ibyo bibazo birabareba. Nyiramazu nawe akavuga ati nanjye urambwira ibya ntuza ibya korona ntabwo biri kundeba, sinjye wayizanye, ugomba kumpa yanjye. Kurya nabwo ugasanga nabwo ni ikibazo. Ibiryo bari gutanga nabyo birimo biragaruka kuri bamwe, abandi ntibabibone. Imibereho mbega ntabwo ari neza cyane nk'uko bari bameze mbere. Ku bantu bakodesha amazu mbaye nta kibaza nka leta irakubwira iti iyo igiye kugusoresha nta munsi nakubabarira nubwo yaba ari korona, muri ya misoro igiye kudusoresha. None wa mupangayi wamugeraho akakubwira ati leta rwose ntabwo ariyo nyiramazu, natwe mugomba kuduha yacu yuzuye. Umupangayi wamugeraho akavuga ati byabaye korona singikora, kandi nawe wareba ugasanga nta nari bujye. Ikintu twasaba leta irebe ukuntu mu gihe itanze iyo mfashanyo, irebe ukuntu yatwunga nkatwe ba nyiramazu, mbega nihereho itwunga n'abapangayi. Niba ari ukubishyurira babishyurire, cyangwa se itugabanyirize iyo misoro tubone natwe uko twabaho, ntibikomeze kubara kandi natwe batatwishyura. Barishyuzwa ariko uyaguha ni bakeya, utayaguhaye nabwo ugira imbabazi ukavuga uti ko twirirwana mu rugo ndayamwaka yakure. Ni bamwe na bamwe, nuko rero tubanyeho. umufasha Olivier abandi umufundi twari ahantu hariya hepfo turi kubaka ahantu rigori y'amazi, umutekano n'undi mugabo hariya hepfo nawe araza abahagaze aho hantu twari twacisha kuriya upavoma ahantu gacishaho nkakeyo kugira ngo utegure rigori y'amazi y'imvura yazira amazi asanga ari ahantu hateguye. None abantu tubabuje uti ko muhagarara aha ngaha ibintu bitaruma. Ni umusaza twari turi gukorana wababazaga, bose yaramubwiye uti abo bantu bakuraho ngaho bari kunyangiriza kandi ibikorwa byantwaye amafaranga. Abamukubise ingumi mu gatuza, n'undi bari bahagaranye abamukubise ingumi mu gatuza, kandi ari abantu bitwa ngo ni abayobozi. Umuyobozi ikibazo n'ubuyobozi burwana, uwo bita Buraza, sinzi irindi zina rye yitwa Aburahamu. Ni umutekano wacu, akagari ka Karuruma, umurenge wa Gatsata, umudugudu wa Muremera.